Imana babikora uko bumva. Uza nawe yaramenyereye, yumva yamenyereye cyane, ajya kuramira. Mana iti ntawandamira. Najyaga mvuga ubutumwa abadamu bakaryana inzara, nkabona baryanye inzara, nkavuga ni muziryana ahubwo munitobore uruhu. Baryanaga inzara bavuga uriya sara cyafite ikintu cyo kuvuga. Hejuru yo gutabwa n'umugabo arumva gifite ikintu cyo kutubwira. Umva ibintu biri mu mugambi w'Imana. Imana ijya yishakira inzira we. Imana ijya kwishakira inzira ku buzima bwawe. Imana ije kwishakira inzira. Wa mubyeyi umaze iminsi urira, ariko Uwiteka ajya kwishakira inzira. Kandi Imana ije igutunguye. Uko Obededomu yatunguwe niko nawe utunguwe. Kandi nta muntu ibanje kunyuraho, ibanyuzeho ntibabyemera. Ikiye ku baturanyi ntibabyemera, ikiye kuri banka bawe ntibayemerera, ikiye kuri ba nyogosenge bavuga ngo uyu mwana yaratunaniye, bazana impamvu zatuma udatabarwa. Mumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Gukoma amashyi ushima Imana ntacyo bitwaye, no kutera haleluya nta kintu bitwaye. Kasita wawuzi Imana uri guterera haleluya, nta mwakubitera. Mushumba niwe wavuze ijambo aravuga ngo nitwe tuzi icyo yakoze muri twe. Cyokoze wenda wowe hari kitarakora twakwihanganira, ariko twebwe dufite impamvu nyinshi zatuma duhaguruka tukanaririmba mu muhanda. Dufite impamvu zituma tutakwiyumanganya. Nta soni bidutera gutera haleluya, nta soni bidutera gukoma mu mashyi. Oh haleluya! Hari abantu bagira discipline, natwe turayifite cyane ndetse, ariko iyo tugeze mu nzu y'Imana turabohoka. Haleluya! Turabohoka cyane kuko tuzi iyo turi imbere iyo ariyo, tuzi n'agaciro k'ibyo yakoze muri twe kandi kirimo gukora. Mushumba narinje hano gushima ku bwanyu, mwarakoze. Kandi mushumba yaranshyigikiye mu buryo atazi, ariko yaranshyigikiye. Dukomere Imana amashyi kubwe, tumushimire. Narisabye umuntu ufite amaboko abiri wayazanye, ataracitse, atari ikimuga, ayakome. Haleluya! Umubyizi utanga buriya uko uhinze ni kusarura, uko uhinze ni kusarura. Najyaga mvuga ubutumwa abadamu bakaryana inzara, nkabona baryanye inzara, nkavuga ni muziryana ahubwo munitobore uruhu. Ariko njyeweho haleluya, mfite impamvu irenze imwe ituma mvuga Yesu. Baryanaga inzara bavuga uriya sara cyafite ikintu cyo kuvuga. Hejuru yo gutabwa n'umugabo arumva gifite ikintu cyo kutubwira. Umva mfite ikintu kirenze kimwe cyo kuvuga umwami wanjye. Mfite impamvu zirenze 100 zo kuvuga Yesu kandi nkamuvuga neza. Twamuvuze turi abakene, tumuvuga ntacyo dufite. Ubu noneho dufite icyo tugomba no kuvugiraho. Ntabwo nyiri umukene n'ukuri wo gusaba ibiryo, ndabifite nifite n'ibyo ngaburira abandi. Ntabwo nyiri umukene waburaho kuba, oya,
nanjye ubu mfite abo nkodesha banyishyura ku kwezi. Haleluya! Ntabwo byavuye mu mugabane wa papa, oya, ntabwo ari 8, ni Yesu, kandi yabikoze neza. Mu mama mukobwa wateranye wigirira icyizere, Imana ije iwawe, Imana iragusuye, Imana irakugendereye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 13. Turasoma imirongo imwe n'imwe, turagenda dusimbuka kuko nago ntinda, kuko tugiye kwakira umushumba wacu mu kanya. Reka dusome igitabo cya mbere cy'Ingoma ibice 13. Aravuga ngo nuko Dawidi ajya inama n'abatware batwara ibihumbi n'abatwara amagana n'abandi batware bose. Dawidi abwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose ati, ibi niba mubishima kandi niba bivuye ku Uwiteka Imana yacu, dutumeho kuri bene wacu basigaye mu gihugu cya Isiraheli cyose no ku batambyi n'abarewi bari mu midugudu yabo n'abibikingi byabo, kugira ngo baterane aho turi, tujye kugarura isanduku y'Imana yacu muri twe. Dusome ku murongo wa 9. Haravuze ngo bageze ku mbuga ya Kidoni, uza arambura ukuboko kuramira isanduku, kuko inka zari zitsikiye. Uburakari bw'Uwiteka bugurumanira kuri Uza, aramwica, kuko yaramburiye ukuboko, isanduku agwaho ngaho imbere y'Imana. Dawidi ababazwa nuko Uwiteka asumiye Uza aho hantu. Ahahimba Peruza na bugingo n'ubu. 12. Dawidi atinya Imana, aravuga ati, najyana ku y'Imana imuhira iwanje. Nuko Dawidi ntiyacumbukura iyo sanduku ngo ayicyuriwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya, ayicura mu rugo rwa Obededomu uw'Umugeti. Isanduku y'Uwiteka imara amezi 3 mu bo kwa Obededomu, iri mu rugo rwe. Uwiteka aha umugisha urugo rwa Obededomu n'ibyo yari afite byose. Nimwakeneza ijambo ry'Imana. Nguzana ijambo rivuga ngo Uwiteka aje iwawe. Uwiteka aje iwawe. Ahantu hose Imana ije, iyo Imana igendereye itorero, ntabwo irisiga uko irisanze. Iyo Imana igendereye umudugudu, ntabwo iwusiga uko iwusanze, hari ibyo isiga ikemuye. Dufatiye ku rugero rwo mu isi, ahantu hose umuyobozi ageze, yaba mu mudugudu yaba mu karere, hari ibibazo by'aho hantu asiga akemuye. Uwiteka rero nta karusho, kuko uwo aba ari hejuru arakomeye. Haleluya! Ni umutware utwara abatware. Nari nkubwiye ngo Uwiteka Imana arakugendereye, aje iwawe. Wamuha karibu, mubwire ngo karibu papa, karibu iwanjye, karibu muri business yanjye, karibu mu bana banjye, karibu ku mutware wanjye, karibu. Haleluya! Rari kuwiteka ze, kuko arabishaka. Hari ibyo wananiwe, hari ibyo abavandimwe bawe bananiwe, hari ibyo inshuti zananiwe, hari ibyo wagaragaje gukora n'ibyemera, ariko Uwiteka araje, ariyiziye. Mana ishimwe cyane. Dusomye ijambo ry'Imana, aho Dawidi yagize igitekerezo cyiza. Isanduku y'Uwiteka yari imaze igihe itari muri bo, itari muri Isiraheli. Aravuga ngo reka dukore uko dushoboye, tugarure isanduku y'Uwiteka. Reka nkubwire, ugarure isanduku y'Uwiteka mu bugingo bwawe, wongere ushakire Imana ikibanza muri wowe, kuko hari ibyo yifuza gukemura. Ngo ateranye inama iraba. Aravuga ati mutumire aba hafi n'abakure, abayobozi baraza. Aravuga ati niba mubikunze, munyemerere tugarura isanduku y'Uwiteka.
mugire gute mugarura isanduku y'Uwiteka. Bajya inama bose bemeranya iyo nama, baravuga ati reka tuyigarure, tugarure isanduku y'Uwiteka Imana yacu, kuko nicyo cyari ikimenyetso gihamiriza Isiraheli ko Imana iri kumwe nabo. Bayitumaho bakora ikosa, bayihekesha ibimasa, kandi ubundi isanduku y'Uwiteka Imana yatwarwaga n'abatambyi babyerejwe. Ntabwo shaka kuvuga ibintu byinshi ahangaha, nakahavuze byinshi, ariko ndashaka kugera kuri point y'icyo nashatse kuvuga. Bivuga ngo Uwiteka Imana aje iwawe. Haleluya. Bayihekesha ibimasa, barayizana, igera nkubwire Imana ishaka kugira ikintu ikora. Hari ibyo yemera kwica, hari ibintu biva mu nzira, hari ibintu Imana yigizayo, hari ibintu Imana igiye kwigizayo kugira ngo utabarwe. Haleluya. Izi nka zigeze ahantu uyu mudugudu wahuriraga imyaka, niho n'uyu mugabo witwa Obededomu yahuriraga imyaka ye. Zihageze inka ngo iratsikira, kumbi byari birimo umugambi w'Imana. Haleluya. Ibintu birimo umugambi w'Imana. Imana ijya yishakira inzira, Imana igiye kwishakira inzira ku buzima bwawe. Imana ije kwishakira inzira. Wa mubyeyi umaze iminsi urira, ariko Uwiteka ajya kwishakira inzira kugira ngo agere iwawe. Zitikiye uwitwa Uza ajya kuramira isanduku, Imana iramurakarira, kandi nta kintu ya kibi yarakoze, ahubwo kwari ukugira ngo umugambi w'Imana kuri Obededomu ugerweho. Imana ihita imwica. Dawidi ngo abirebe ubwoba buramufata. Hari ibintu Imana igiye kwivangamo, hari ibintu Imana igiye gukora, hari ibintu Imana igiye gukora. We umva, uku kwezi kwa munani amaso yanyu agiye gufunguka, mugiye kureba ibintu Imana igiye gukora. Imana igiye gukora karasisi mu murimo wayo. Hari abantu bamenyereye ibintu by'Imana, babikora uko bumva. Uza nawe yaramenyereye, yumva yamenyereye cyane, ajya kuramira. Imana iti ntawandamira, ndi Imana ishoboye. Ariko Imana yari ifite umugambi, yari ifite icyo ishaka, yari ifite ikigambiriye gukora ku muntu wayo umaze igihe yaracecekereye mu mudugudu, umaze igihe ucecekereye ahantu abantu bazi ko ibyawe byarangiye, ariko Imana iraje ibisobanure. Ndi hafi gusoza, sigaranye iminota mike cyane. Haleluya. Dawidi agira ubwoba, ahita avuga ati iyi sanduku igeze iwanjye n'ibyaha biriyo. Hari abantu batinye, ariko wowe uratinyuka. Wagumye imbere y'Imana ntiwabivamo, wirinze kubivanga, wakoze protokole neza. Oh Jesus, wakoze umurimo ukwiye gukora neza. Abantu bategereza imirimo y'Imana kuri kugaragaraho barabibura, ariko Imana iraje kandi ikoze akazi. Igeze kwa Obededomu, Dawidi yayijyanye avuga ngo ndayikijije, igenda ikemure n'ubundi irangirizeyo umujinya. Kumbi, vuga ngo kumbi, kumbi. Iri jambo ndarivuga uhagaze. Haleluya. Kumbi isanduku. Yewe Imana ije, umukene utari ufite ijambo agira ijambo. Imana ije, umukobwa bavuga ngo byararangiye, Imana imuzaho ikamuhindura ubuzima. Imana ije, umugore bataye, vuga ngo umugore
arongera akagira ijambo. Vuga ngo iyi Imana ije, umupfakazi utari ufite ijambo bamutorera kuba umuyobozi w'umudugudu. Iyi Imana ije, mituweli z'abana zirishyurwa nta deni. Vuga ngo nanjye iraje. Ayijyana kwa Obededomu atari impuhwe, avuga ngo n'ubundi nta cyagapfuye. Kankubwire, bantu baguteze iminsi inshuro nyinshi baravuga ngo tumuhaye ukwezi, tumuhaye umwaka, tumuhaye imyaka ibiri, ibi ntazabishobora, ibi ntazabishobora, ariko bagiye gutungurwa nuko Imana iguhaye poromosiyo. Imana iguhaye poromosiyo mu bintu bari bazi ko byarangiye, aho bari bazi ko bacekekereye, niho Imana igusanze. Imana yasanze Obededomu imirima ye yararumbye. Hari igihe uhinga nk'abandi bikarumba. Reka mvuga mu mujyi wacu ugashora bizinesi ugatwara kapito irenze iy'abandi, igishoro kigali kurenza icy'abandi, ugahomba. Bakavuga ati n'ubundi uriya nta kiza yabona. Ariko reka nkubwire, bakuvuze urangurira hano Nyabugogo, urangurira Matewusi, bihomba urangurira Matewusi, Imana iragupromotinze. Ugiye kurangurira Dubai, ugiye kurangurira mu Bushinwa, nta kintu bitwaye Imana. Imana iraje. Amen. Imana yaje. Bitware. Imana yaje. Ni karibu. Ngewe nabonye Imana muri aba babyeyi. Nabonye Imana isura ingo zanyu. Nabonye Imana isura amabizinesi yanyu. Nabonye Imana isura ingo zahirimye. Nabonye Imana igenderera abafiyemeri, irongera irabubaka. Nabonye Imana ibagarukaho, ibaha izina rishya. Biramenyekana amezi 3 isanduku yamaze kwa Obededomu, amateka yarahindutse. Sinzi igihe umaranye n'Imana. Birashoboka ko bavuga ngo wasenze igihe ariko nta kiza babonye. Ntacyo bitwaye. Imana ntago itaye ku gihe utegererejemo. Iraje. Vuga ngo iraje. Kandi Imana ije igutunguye. Uko Obededomu yatunguwe niko nawe utunguwe. Kandi nta muntu ibanje kunyuraho, ibanyuzeho ntibabyemera. Ikiye ku baturanyi ntibabyemera. Ikiye kuri banka bawe ntibayemerera. Ikiye kuri ba nyogosenge bavuga ngo uyu mwana yaratunaniye. Bazana impamvu zatuma udatabarwa. Ije muri korali uririmbamo, bazana impamvu bavuga ngo ajya anakererwa muri repetisiyo. Ariko Imana iraje. Iraje we! Obededomu bari bazi ko ugiye kumwicira abana, bari bazi ko ugiye kumwica nawe ubwe. Iyi Mana dutinze imbere, twayisenze nta myenda, tuyisenga nta byo kurya, tuyisenga nta nkweto, tuyisenga batwita indaya, tuyisenga we. Ariko uyu munsi bategereje ko duhurira n'Ikadirake ntakihari. Badutegereje mu maroji, ntabwo badusanzeyo. Badutegereje mu tubari, ntabwo badusanzeyo. Bakoze iperereza ryose rishoboka, badusanze ku gatuti. Haleluya. Amen. Iyo Mana, vuga ngo iyo Mana ikore ku gatuza. Uvuge ngo Mana urakoze ko uhumurije umutima wanjye. Imana ije gukora bya bintu byose abantu batungagaho intoki, bya bintu bituma ugira igisuzuguriro, bya bintu bituma abantu bakwita amazina, bya bintu bituma abantu bavuga ngo nta n'ikiza cyavayo. Ibyo ni byo Imana ihereyeho. Iraje. Imana iraje. Kozi w'Imana, Imana iraje. Uyu muntu muzamushyingira, uyu muzamukorera ubukwe, azambara aberwe, azasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Haguruka. Kuri Imana izakubaka. Izakubaka ahantu hose wasenyutse, ahantu hose abantu barebaho bakavuga
imana ije kwica ibyo byuho hari ibyuho imana igiye kwica hari imodoka imana igiye kuzaguha iyi mana yiguma imbere imodoka kuko imana igiye kuzagutunguza igitangaza uzabona imodoka utaguze uzayihabwa n'umuntu wasengeye uzayihabwa n'umuntu wahanuriye ibintu uzahanura bizasohora vuba besta foregra Obededomu amakuru yagera ibwami bintu imana ije gukora muri iri torero ni ibintu bizagera ibwami ntabwo bizagarukira aha ni ibintu bizagera ibwami ni ibintu bizamenyekana niba imana itangiye gukiza abasazi ibitaro by'Indera bigiye kubura abakiriya abarozi nababwira iki tugiye guhombya abarozi murozi yarandazi iwacu ahantu ntuye yihindura imbwa najya nkasanga ari kuri gate nkasanga yantegereje ndavuga ni ntabwo uri imbwa uri umuntu ariko uraje umenye imbaraga z'Imana ziri muri njye intega rimwe intega kabiri ubwa gatatu ndimo mva mu modoka ijya ku muryango w'umuntu wari wanzanye oya ahubwo idutegera kuri gate ndavuga ni murika cyane ndebe ko iri yari yambwa igintega mbona niyo imbwa niyigeze iyo mu muryango ndiho yayisiza ku muryango wanjye niyajya ku muryango wa shoferi imbwa irandindira ndavuga ni wambwa we duhuye umunsi gusa ejo ntituzahura haleluya mbyutse saa 4 nigira mu murimo w'Imana ni nahangaha narinje sanga intumbi yayo reka nkubwire abantu bakwitambitse igihe kinini bitambitse ubukwe bwawe igihe kinini barabwica ariko ntabwo ibi bizongera barakwitambitse muri bizinesi Imana iraceceka ariko ibintu Imana igiye kubaka ntabwo bazongera kubyitambika ngo bizeme haleluya ntabwo bizongere byarashize kandi birarangiye kuko Imana iriyizi Imana asanze Obededomu iraza Imana igeza igahobera umuntu Imana igeza haleluya igahobera umuntu ikamubwira ati humura humura rata humura hari igihe umuntu aba yarabuze umuntu umubwira ngo humura hari igihe umuntu abura umuntu umubwira ngo pore ariko Imana iraguhumurije muri aya materaniro abaturanyi baragusetse ngo ni wowe urya akawunga buri munsi nayo kandi nkeya upimishije ku kiro ariko Imana iraje ngwino muyobo Imana iriyiziye Imana ije guca amazimwe Imana ije guca impaka ngo zirangire vuga ngo Imana iraje yakire tegurira Imana iwawe gishakira ikibanza mu mutima wawe uyibwire ngo karibu papa karibu nari ngukumbuye Imana ikora ibintu bikomeye kwa Obededomu uko Imana yabigenje aba ariko bigenzewe mu izina rya Yesu amen murakoze haleluya amen reka dukomere Yesu abashyi cyane menshi cyane babyeyi reka tuzamure haleluya n'abakobwa zamura haleluya aduhanuriye ubuhanuzi bwiza butubwira ngo Imana iraje reka natwe tumwerekezeho ibiganza tuvuge ngo Imana igire gute Imana imuha umugisha imbaraga amavuta no gukomera no kubigumamo no kwaguka n'ijuru no gutera imbere mu izina rya Yesu kandi nawe Imana igeriwe zamura haleluya